mwese munzi kubera Rosine ubu muzanyibagirwa kuko icyaduhuzaga gisa n'ikirangiye. Ni Rosine. Mfite akantu keza namenye ejo. Namenye ko Rosine yasezeye mu isi yarari mu masengesho. Imana imwakire kandi namwe rwose ndemeza ko ntashidikanya ko amasengesho yanyu kuri twebwe, kuri njyewe usigaranye abana, amasengesho yanyu azaba ari ingenzi kandi turategereje. Murakoze. Tubabare n'abadafite ibyiringiro. Rosine ndabizi neza ko Imana yamusaruye, ntabwo ari bya bindi bamugana byo kuvuga umuntu wagiye yarari mu masengesho. N'umwana yabereye marene yaravuze ko bari batangiye amasengesho y'iminsi 7 bayatangiye ku cyumweru. Mukuri rero Rosine azajya mu ijuru. Rosine tuzongera kubonana ku munsi w'umuzuko. Mukuri dusigiye abana. Ndashima Imana cyane ko Rosine yabonye umwanya wo gusenga. Rosine warasenze, nzi neza ko ijuru ryamaze kukwakira. Nshuti bavandimwe, ni ukuri uriya munsi wari mubi. Biriya byose bijya kuba ni njyewe twari kumwe mu nzu. Gusa mw'abantu mwe icyo nababwira, mama wacu yapfuye nabi. Yapfuye yishwe urupfu rw'urubozo. Ntabwo unyishyuye, isi ntibitwemereye, abantu babi barakugira. Ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi kuko umutima wanjye ufite intimba. Mwese munzi kubera Rosine ubu muzanyibagirwa kuko icyaduhuzaga gisa n'ikirangiye. Ni Rosine. Mfite akantu keza namenye ejo. Namenye ko Rosine yasezeye mu isi yarari mu masengesho. Nari mfite intimba ndende idahwanye n'iyi, numvaga nta kintu nshaka kuvuga. Mu mutima wanjye numvaga harimo ibintu byinshi ntabona uko ngenda mvuga. Ariko namenye ko Rosine yari yatangiye amasengesho ku cyumweru, hanyuma bamutema banamutwika ku wa gatatu. Ku wa kabiri yari amaze iminsi, ku munsi wa gatatu nabajije Imana ndayibwira ngo se Rosine yaragwijije Mana, umutwaye agwijije. Imana niyo ibizi, ariko buriya yaragwije. Ntabwo mfite ibintu byinshi mvuga, ariko Imana yamureze mu bupfubyi bw'imyaka 7 izamurerera. Umutima wanjye numva mfite ibyo byiringiro, nubwo bigoye ubuzima bw'ubupfubyi mbuzi neza, ariko ndabizi Imana yamurereye ikaturera tukabaho izamurerera. MC aravuze ngo dusigaranye umwenda nturangira, urukundo uhoraho iteka ryose. Rosine yabaye intwari ku buryo ntabona umwana we w'umukobwa mutoya aherutse kubyara. Twamaze kubyara iri yarafite inda nini cyane, nini cyane. Nkajya mureba nkavuga ni mwana wananiwe, reka ngufata turetse marende ngerageze, ko twaragendanaga kuva twise kuzageza abyaye. Turaryama kwa muganga, umwana yari yamubyaye agira akantu kitwa jaunisse. Urumva dutinda mu bitaro, hanyuma we yari ari muri izere nyine aho abantu bakuru baryama. Umwana ari muri kuveze, muri neonatology. Hanyuma nyine ubwo twagombaga kurwaza abana 2.
naba nazamutse ngiye kureba umwana musize mbwira ndaje dukarabe, bari baramubazi. Naza ngasanga Rosine yafashe akabase n'amazi ashyushye akambwira ngo Mare, ngo ubu ngubu ngo singufashijeho igibona kuko wagiye neza. Nari nagize intimba mvuga ngo iherezo ry'umwana wanjye ryabaye iriye, ariko Imana yamuhaye akanya keza, ndayishimiye. Murakoze. Njyewe wa mugani wa Papa Cyusa, umuntu yavuga byinshi, urugendo rwari rurerure, ntabwo byoroshye. Hari iminsi myinshi, wenda n'iminsi itambutse, birashoboka ko wenda hari umuntu wavuze ngo ariko ko ntari kubona Papa Lionceau. Rwose amazina yanjye n'ubundi ni Papa Lionceau, ariko ay'ababyeyi nitwa Dufitumukiza Jacques. Abana twabyaye nabo ni ba Dufitumukiza, umwe yitwa Dufitumukiza Crispin Lionceau, ni imfura yacu. Undi yitwa Dufitumukiza Era Briera. Navuga ngo ni ubucura bwacu. Harimo n'undi mwana koko Marene yagaragaje, yavuze twabuze, nabwo mu bihe byari bikomeye cyane. CHK yapfuye arimo aravuka. Mu by'ukuri dufitanye abana batatu, nabo babiri n'uwo nguwo witabye Imana. Ntabwo rero kuba wenda ntaravuze cyangwa se ntavuga amagambo menshi kuri Hagenimana Rosine, ntabwo ari uko wenda hari ikindi kibazo kindi, ariko hari ukuntu ugira n'intimba mu mutima ukabura icyo uvuga, agahinda kakakwica. Rosine rwose twarakundanye cyane, twagiranye ibihe byiza, twagiranye ibyishimo, ndetse koko rwose nagaragaje ikintu gikomeye. Twagiye tugira mu muryango wacu, twagiye tugira ahari wenda hari igihe urugendo uko ruzagenda nanone Imana igira nuko irutegura. Shitani rero ni umugome kandi n'umutindi. Abantu bari ahangaha rwose muvugishije ukuri, ndabazi neza mwese, ndi kugenda manyuzamo amaso, nta banga rihari, mwese muranzi, kandi munzi mu mangere menshi, munzi mu bintu byinshi. Abapasiteri baranzi, bazi, abamama hara bose ndi kureba bose baranzi, yewe aho hose ndi kureba ndabona abantu banzi pe, keretse wenda baba hari abo twiganye hano, twanyuranye mu bihe byinshi, hari abo twasenganye mu nkuru nziza koko niho twasezeraniye, hari abo twakoranye, hari n'abandi twavukanye, bose barahari. Shitani yagiye yataka urugo rwacu mu bihe byinshi bitandukanye, ntabona uko navuga, ariko kandi n'Imana nanone ikagenda igira urundi ruhare nanone rukomeye kugira ngo nanone kugira ngo Hagenimana Rosine azasige umusaruro. Iyo biza kuba ubushake bwa Shitani bwo kugira ngo Rosine agende nta musaruro asize, mu ntambara twanyuzemo nyinshi zitandukanye,
ntabwo dufite umukiza Crispin Yonso, ntabwo yakabaye ari ahangaha. Ntabwo dufite umukiza Erabuyera, yakabaye ari ahangaha. Nanone ku rundi ruhande murumva ko hari ikintu Imana yagize gute yakoze mu gihe shitani we atifuzaga urugo rwacu. Harimo ibintu byinshi cyane, ariko kandi habayemo nanone mu rugendo twakoze, nubwo shitani yagendaga azanamo ibintu byinshi bitandukanye byo kutugonganisha, ariko kandi hari n'ibintu byiza nanone Imana yagiye idukorera. Urabizi neza gutandukana n'umuntu, mugatandukana inshuro ya mbere, mwamara gutandukana inshuro ya mbere mukavuga ngo noneho njyewe, nkavuga ngo njyewe ndarangiye, birarangiye, ntabwo tuzongera gusubirana. Ndabyibuka Lionce yari afite imyaka ibiri nimba atari 3, yari umwana muto cyane. Shitani yagonze urugo rwacu, biba ngombwa ko Hagenimana Rosine dutandukana. Abantu munzi neza, muranzi nasigaranye Lionce, turi twenyine mu buruhande, mujyana ku ishuri, mukarabya, mugaburira. Hari abantu benshi hano babizi rwose. Rwari urugendo rukomeye cyane, kurera umwana umwe w'umuhungu, uri umupapa utamenyereye, utazi koza umwana, utazi kumenya ko umwana yarwaye, ariko ukabimenya. Abantu benshi barabizi ko kwa muganga yarwaraga nijoro, njyenyine nkazinduka nkamujyana kwa muganga. Byaragiye icyo gihe rero shitani umupango yari afite wari umupango wo kuvuga ngo uru rugo nirurangire, ariko ntabwo ariko byagenze. Nanone Rosine yabaye intwari, twarongeye nanone turongera tubitekerezaho, turongera turasubirana. Ibyo nibikorwa nanone Imana yagiye ikora, kandi nanone hakagenda habamo n'imbaraga nyinshi n'ubutwari ku mpande zombi. Rosine rero ubwo butwari yagize bwo kuvuga ngo reka nibuke uriya mwana, papa we nawe yaragerageje, nanjye reka nongere tugende tugira gute tugerageze. Twakoze, murabizi, abapasiteri barabizi, twarongeye turavuga ati none reka dukore gahunda yo kwegereza Imana, twibagirwe ibyo twaciyemo, ibyo twanyuzemo byatugonganishije shitani n'umugome. Tusubiza amaso inyuma, turongera rwose ko twari twarabanye, nta gahunda yabayeho yo gusaba no gukwa no gusezerana imbere y'Imana. Iyo mihango yose irongerera turasezerana, turasaba rwose, turakwa. Abavandimwe barahanga barabizi, baraduherekeza, badutera inkunga. Ubwo rero tuba dutangiye icyiciro cya kabiri cy'ubuzima. Icyo cyiciro cya kabiri rero cy'ubuzima nicyo cyavuyemo twagizemo nanone ibyago, tubyara umwana, yari umuhungu, apfa arimo aravuka CHK. Turababara rwose, ariko tuza nanone kongera kugerageza, tugirirwa nanone impuhwe n'Imana, tubyara umukobwa, uyu nguyu mutoya ariwe dufite umukiza Erabuyera. Maze rero mu bavandimwe mwe, burya imitima y'abantu iba yuzuyemo ibintu byinshi. Reka mbabwire rwose akantu mutazi, nuko rimwe na rimwe hari igihe abantu baca imanza, ariko ntihakagire umuntu uca imanza, kuko Imana yonyine niyo imenya ibihishe. Iryo nicyo jambo nababwira kuri uno munsi, nka dufite umukiza Jacques waciye mu bintu byinshi bitandukanye, benshi mubitse mu mitima yanyu, muzi uburyo shitani yagiye atwataka mu mpande nyinshi. Harimo na benshi bagiye babitera imigongo, barabyibagirwa, bibagirwa ibibazo twanyuzemo. Harimo n'abadutereranye mu ntambara twanyuzemo, mwese murabizi. Harimo nabo ndi kugaya, murabizi. Gusa Imana ibababarire abaduteye umugongo, mbasabiye imbabazi ku Mana. Abangiriye donc abantekereje nabi, Imana ibababarire. Yesu Kristo wo mu ijuru, njye nicyo jambo mbabwiye, abababarire.
ndabazi. Abagiye batekereza byinshi, banekerezaho byinshi, ariko njyewe umutima wanjye ntacyo nishinja. Ndashima Imana ko Rosine mu gihe twagerageje twarabikoze, ariko ntabwo nari nzi ko urugendo rwe ari uko bizagenda. Ndayishobora byose yo mu ijuru, ntago ari uko nabishakaga, ntago ari uko nabitekerezaga, ahubwo ntekereza ko ari umugambi w'Imana. Namwe mu byumve rwose, muruhure imitima yanyu, ntimutekereze byinshi. Ndabinginze bavandimwe, kuri kote yanjye, umuryango wanjye, ndabinginze ku muryango wa Rosine, rwose Yesu Kristo musenga, bamwe ndabazi mwagiye mubigambira muvuga ngo murasenga. Yesu Kristo abahe gukundana, abahe no kudacira imanza ubwoko bw'Imana. Icyo genda kibabwiye. Twebwe rero, twebwe badufite umukiza, n'ubundi tugumanye urugamba, tugumanye n'akazi ko gukundana, kuko jewe mu mutima wanjye nta rwango pe nigize ngiramo. Ahubwo shitani yagiye adutega imitego myinshi itandukanye, tugenda tuyigwamo ariko atari umugambi wanjye dufite umukiza Jacques, cyangwa se atari umugambi wa Imana Rosine. Rero uyu mwanya rwose tubabajwe, badufite umukiza twese tubabajwe no kubura, nkabura umugore wanjye twakundanye, twaciye mu ntambara nyinshi zigoranye, abantu benshi barabizi. Nkabura inshuti yanjye iwanjye, abantu bazi mu Kamenge, abantu bazi mu Cyahafi, abantu bahageze. Ushobora kwibaza ukavuga ngo harimo abantu bavuga, ariko twahoraga umuryango ku muryango. Anniversaire twibukaga itariki 12 z'ukwa 12, murabizi. Bibukaga itariki 9 z'ukwa 12 zanjye za anniversaire, murabizi. Twarajyaga tukanywa tukishima, abantu bakavuga atari ku rugo ni rwiza, murabizi. Ntimubyirengagize mwa babyeyi mwe, ntihagire umuntu ubyirengagiza, murabizi. Mwarabibonye, ni mube abantu bo kubihamya. Muvuge ngo nubwo tubuze inshuti yacu, nubwo tubuze umuvandimwe, nubwo njyewe mbuze, yari inshuti yanjye pe, mwibitindaho, yari inshuti yanjye, mwibitindaho. Ntabwo anniversaire za surprise yankoreraga, ngaho nimuvuge ntihagire ujya imbere. Abavandimwe nibavuga ko noneho zira anniversaire yankoreraga byari bihimbano. Ese byari bihimbano koko? Yari inshuti yanjye imbere y'Imana, ndabizi yari inshuti yanjye. Nubwo shitani we yari afite imitego myinshi agenda atega ubwoko bwayo, ariko yari inshuti yanjye pe. Harimo ababyeyi hano nagiye ngisha inama mu ntambara twanyuzemo, hari ibintu byinshi ntabwo ngiye nabona uko nabivuga. Ngiye navuga ngo Imana imwakire mu bayo, rwose ijambo ryayo murabizi riravuga ngo aruhuke imiruho n'imihate by'isi. Nta kindi kintu ikirenze kuri icyo ngicyo nzi kuri Rosine, wenda abantu badakomozaho. Rosine yakundaga abana be kurusha ibindi byose biba muri iyi si, ni ukuri kw'Imana. Rero kuba abasize atabakujije, njyewe natanga wenda isezerano ko njyewe aba bana nzabitaho, nibwo buzima bwanjye. Nta kindi kintu nsigaranye mu isi, n'ababeshyi nibo abantu mfite rwose pe, ntabwo n'ababeshyi. Ubu rero negereza ko nyine ubuzima bwacu nubwo ngubwo. Nimumbabarire, abo ni abana nabaje imitima yabo, rwose ntabwo cyari igitekerezo cy'umutima wanjye, murabizi. Kandi mbasabye imbabazi rwose. Hari benshi bagiye bampamagara ngo ndimo ndabatererana, ariko nanjye nabuze uko mbifata, mbuze uko mbyakira. Rwose ntabwo nigize ntekereza ko wenda atari ukwita kuri Rosine, cyangwa se atari ukwita ku muryango. Iyo nza kuba ntita ku muryango ntabwo nari buhuze. Ariko rwose mumbabarire, kandi mumbabarire mubivanye ku mutima, nta rwango ngira mu mutima wanjye, ni ukuri kw'Imana. Niyigendere mu mahoro, Imana mwakire, nanjye nzarera abana be neza. Iyo ni promesse rwose. Hari igihe abantu bajya bakavuga umuntu nabi, kenshi hari abakoresha imvugo ngo bakunda bapfuye. Imvugo rwose ntigize nkunda mu buzima bwanjye.
hari abakoresha imvugo ngo bya bindi abantu nyine nakwita wenda ko ari nko gushinyagura. Nubwo twaba twebwe nk'umuryango wa Jacques na Rosine twaba twaranyuze mu ntambara zigoye rimwe na rimwe n'abantu bakadutera umugongo, hamwe tuvuga ngo Imana iratwibagiwe, twebwe turimo turirwanirira, mu kwirwanira kwacu hakavamo amakosa menshi. Ariko nanone mujye mumenya ko buri kintu cyose kiba mu mugambi w'Uwiteka. Ntabwo twebwe abana b'abantu tujya dutegura kwinjira mu migambi y'Uwiteka, rwose mubizirikane. Ese buriya hose reka nyine mwihangane mwese, nta kindi kintu nababwira. Vraiment ku ruhande rwanjye abantu benshi bari bategereje kumva ijambo ryanjye, wenda kuko bazi yuko twatandukanye, ariko ntabwo gutandukana n'umuntu bisobanuye yuko muba mutandukanye mu buzima busanzwe. N'ubundi Rosine twaravuganaga, n'ubundi Rosine yewe n'akantu twavuze ngo kabayeho divorce, ntabwo twigize tujya mu mategeko ngo tuburane. Twigwe twaricaye tubiganiraho, kandi tubiganiraho neza. Abatari babizi rero mubimenye rwose ko ibintu byari byaganiriweho neza, nta rubanza twagiyemo, kuko abantu bangana cyangwa se abantu bafitanye ibibazo ntabwo bicara ngo baganire bavuga ati noneho ko tubona ahantu hari akabazo kari kuvuka tubigenze gute. Rwose njyewe ndumva nta bintu byinshi navuga. Imana imwakire, kandi namwe rwose ndemeza ko ntashidikanya ko amasengesho yanyu kuri twebwe, kuri njyewe usigaranye abana, amasengesho yanyu azaba ari ingenzi kandi turategereje. Murakoze. Mwiriwe neza. Mwakoze kuza kudufasha gushyingura murumuna wanjye. Amazina yanjye nitwa Uwimana Marie Claudine, niyo mazina y'ababyeyi. Rosine yari murumuna wanjye, ariko sinamufataga nka murumuna wanjye, namufataga nk'umwana wanjye kuko yari mutoya. Yari umwana wa murumuna wa mama, ariko simbitindaho cyane, nijoro wenda twabivuze. Ariko mama we bamwishe muri jenoside, hanyuma umukecuru mama wanjye aramutoragura n'abandi bana 2 3, kuko n'abandi bamwisengeneza be yabareze ari imfubyi ari 5. Ariko Rosine ni umuntu w'amateka ku buzima bwacu. Rosine ntabwo njya mu mateka menshi kuko iminota ni mikeya. Rosine aratubabaje kuko apfuye urupfu rubiri rw'agashinyaguro. Ikintu cyambabaje ni ukuntu yahuraga n'ibibazo. Yewe ngira ngo na Jacques arabizi, yakundaga guhura n'ihungabana kubera ubuzima bwo mu ntambara. Ibi yahuye nabyo ari mutoya, ari umwana w'imyaka 7, bakamujyana kwa muganga, akageza n'igihe wabonaga mbese yabaye nk'umusazi. Hari igihe nageze mu rugo nsanga baratangiye kumuha imiti ngo imeze nk'iyindera. Ndavuga nti nyamuneka muretse nimureke mfa kumuha imiti gusa tugerageza. Ariko ntabwo ari umusazi, ntabwo arageza kuri iyo domene, ariko yarahungabanaga, ubwenge bwe bukagenda, bituma ataniga neza. Ariko nshima Imana ko Imana itemeye ko apfa muri urwo rugendo ari mutoya, yagira ngo azasiga imbuto. Yapfa ari mutoya, ntabwo abasize, haba abana Pierre na Lionso n'abana bacu. Nk'uko Jacques abivuze, natwe dufite ideni ryo kuzagufasha, ntabwo ari abawe wenyine. Jacques winjiye mu muryango wacu, nta kibi tukuziho, ntawe ugucira urubanza. waba ruca urubanza uwo nguwo n'umwanzi w'Imana. Abantu ntiwababuza kuvuga, bavuga ibyo bashatse, ariko umutima ngo utagucira urubanza, niko birivuga ngo basha gutinyuka mu maso y'Imana. Komera rero nawe,
nabizi kubabaye nkuko tubabaye, kuba mwari mwaratandukanye genda bizi urugo rwanyu narujyagamo nkasubuka mukanyakira mfite ibyishimo. Mwazi Satani niwe washatse kugira ngo yakora ibi ngibi, ariko ikintu ushima Imana aricyo nasozereza kugira ngo dutwara umwanya wacu neza. Kimushima Imana Rosine biriya biba yewe nabimenye mu gitondo mbona banyandikiye ubwo message ukuvuga ngo yewe n'abakwijemo message mbandikira mbabwira gahunda yo kuzajya kwibuka umutware wanjye ku itariki 6. Ngiye kubona mbona murumuna we yashuje ambwira ati yewe turi kwa muganga. Numva murumuna wanjye nawe yahise ampamagara ati Rosine, ati baruzi neza ko bamutemye, ati bamutemye barangije baranamutwika. Ndabyumva kandi uwo munsi twari dufite amasengesho na groupe dusengana. Mbura amahitamo ndavuga ngo ese ngende, ariko mbajije barumuna banjye barambwira bati nta kibazo turahari. Ndahungabana numva mbuza amahoro, numva mbuza icyo gukora. Nambwiye umuyobozi ndamubwira nti ngenda nshaka kuba rye nyobera aya masengesho nibwo biritume numva mbese ntuje, ariko numva umutima unyemeje ngo senga. Twarasenze bari umunsi wo kuwa 3 byaraye bibaye turasenga, bigeze aho ngaho pe ngira ngo n'umumwe abantu bo muri groupe bamwe turi kumwe si ngombwa ko barahangaha barabizi, navuze ngo reka mfukame. Ndavuga ngo Mana, nkurikije ukuntu numvishije mwene data mwene mama, mfukame kubwe ntushima yuko ari ryo gare rye, nukuri wese ubugingo bwe ndasenga uko mbyumva. Mbese turasenga nyuma naje kugenda ngiye nsanga Rosine nta kibasha kuvuga, nasanze yagiye muri koma. Mbwira Imana ndavuga ngo Mana, uko nakubwiye nibuze neza ko hataritunganye kuko nta jambo ryanjye nabashe gusora, nubwo nabivuze mu buryo bw'umwuka musengera wongera umugaruye mu mubiri kuko nabonaga yagiye, ariko ntibyakunze. Ariko nashimye Imana nanjye nabimenye ejo yuko ari mu masengesho Imana yaramuteguye ikintu cyongeye numva cyongeye gusa naho kinsubije ibyiringiro mu mutima wanjye, nuko Rosine ku munsi w'umuzuko nzamubona. Murumuna we wundi bari kumwe yakize aho ngaho bararangije, ariko aravuga ati mumbabarire n'Imana imbabarire, ndumva ubuzima bwanjye buri kugenda, ariko Imana imbabarire n'uwo naba narahemukiye. Mbese aritunganya nk'uko abantu Imana yateguriye urugendo babigenza. Mukuri rero ntitubabare n'abadafite ibyiringiro. Rosine ndabizi neza ko Imana yamusaruye, ntabwo ari bya bindi bamugana byo kuvuga umuntu wagiye yarari mu masengesho. N'umwana yabere Marene yarabivuze ko bari batangiye amasengesho y'iminsi 7 bayatangiye ku cyumweru. Mukuri rero Rosine azajya mu ijuru, Rosine tuzongera kubonana ku munsi w'umuzuko. Mukuri dusigiye abana, nubwo bazahura n'umubabaro, ariko natwe tugomba kuba ababyeyi mu cyimbo cya murumuna wacu. Ntabwo tuzabatererana, ntabwo tuzavuga ngo abana bafite papa wabo, natwe turi ba mama wabo mu cyimbo cy'uko murumuna wacu agiye akagenda yishwe nabi. Ariko bene data, hari abapasiteri, hari abavandimwe, mukuri mudusengere kibuzura mugize wa nabi. Imana izadufasha aboneke kubona umuntu amena amaraso akica murumuna wacu akamwicurwa agashinyagura mutwitse ibintu ntarabona, akamutwika na esanse akamwica urupfu rubi yarangiza akagenda. Ndabizi ko leta yacu ari umubyeyi n'ukuri, ubuvugizi bwose niwaba bufite, ariko ubwo ku Mana uriya mugome azaboneke, azahanwe. Kandi ndabizi ko Imana nayo izamuhanibe yihanukiriye, nubwo ari nyembabazi pe, ntabwo kuvuga ngo Imana izamubarire, Imana izamuhanira ibyo yakoze. Murakoze ne kurambirana kugira ngo gahunda zose zigende neza. Murakoze. Imana emuhiri uko ridashira, murumuna wanjye igendere nyine nuko Imana yabishimye. Imana yagusaruye kandi yari bishimye kugenda. Nabanje kuvuga ndavuga ngo ese ku Mana ubu warabyemeye koko, ariko ubwo niryo gare yacishijemo, ariko yarabyemeye. Imana iho umugisha. Murakoze. Nitwa Uwiragiye Berize,
Hagenimana Rosine yari mama wacu. Biriya byose bijya kuba ni njyewe twari kumwe mu nzu. Gusa mw'abantu mwe icyo nababwira, mama wacu yapfuye nabi. Yapfuye yishwe urupfu rw'urubozo. Biragoye kubona ikintu navuga muri bino bihe bitoroshye, kuko ibintu nabonye birenze ubwenge bwanjye. Sinabona nuko nabibabwira. Mana we, nta kintu nakoze kugira ngo ndokore ubuzima bwa tante. Nararwanye, ndarwana bigeze ubwo uriya mugabo antera ibyuma bibiri. Icya mbere yanteye nshaka kukimutera mu bwonko. Icya kabiri nshakaga kumupfumura hano. Abona narwanye nawe, ntabwo icyuma yabasha kukimwicisha mpari. Arangije ahita azana esanse, ariko ubwo yari yamaze kumupfumagura ahantu hose mu mutwe. Azana esanse adusukaho twembi na tante, kuko twari duhagararanye ndi kumuhanagura amaraso ngira ngo aragiye, kandi agiye kuzana esanse. Arangije twese adusukaho esanse ndi kumuhanagura amaraso, bahita mujugunyaho umwambi. Njyewe umwambi ntiwamfata. Rero abantu mwe, birababaje kubona umubyeyi wawe, umuntu mwabanaga umunsi ku wundi, ari guteragurwa ibyuma. Yahiye, yahereye mu musatsi. Umusatsi watangiye gushya, yamusutse esanse umubiri wose. Ikanzu yari yambaye yose imuhirahira arangira. Maze kumusohora mu nzu no kumuhungura, umuriro wamugurumanagaho. Nagaruye ubwenge, nibuka ko nasize umwana mu nzu. Ndangije inzu yose yari irimo irashya, salo yari yarangije gushya, n'ibyumba ari byo biri gufatwa. Ninjiye mu cyumba njya kuzana umwana, supaneti yenda gufatwa. Nsanga umwana nawe kubera umuriro wendaga kumufata n'ibyotsi, ku myaka yiwe umubiri we utabashije kubyakira. Nsanga yatangiye gusohora umutwe muri supanete no mu gitanda arimo araruka. Ndangije, kuko inzu yari yamaze gufatwa yose, mbwira umwana ndamubwira ngo Buna. Ninjiye mu nzu n'ubundi ndi gukurura inda, kuko umuriro wari wafashwe hejuru hose, narangete yafashwe. Ndangije ninjira mu nzu ndi gukurura inda, nsanga umwana nawe ari gusohora umutwe muri supanete. Ndamubwira ngo Buna, ndamanywereke, inzu yose iri gufatwa. N'ubundi nanjye ninjiye ntahagaze, iyo mpagarara umuriro uba waramfashe. Ndamubwira ryama nka gutya ndyamye, mwana araryama. Ndamukurura nanjye nsohoka nikurura.
ubwo nari namaze guhuzimya tante umuriro namuhunguye umuriro musize hanze, nkabona musohora aruka cyane ababaye nawe kubera ibyo uyu muriro n'imyotsi. Birababaje cyane. Maze gusohora umwana mugejeje hanze, njye sinari nzi ko banantemye ukuboko. Numvaga ukuboko kujegajega ariko simenye n'imyenda nambaye yose yuzuyeho amaraso, naho ngeze hose ari amaraso gusa. Abantu badutabaye nibo bavuze ngo uyu mukobwa nawe bamutemye ukuboko kurenda kuvaho, baranzirika banamanagura esansi umubiri wose. Rero icyo gihe nanjye nari nahaze ubuzima bwanjye mvuga ati mpfane na mama wacu. N'ubundi sinashizwe, nasubiye muri ya nzira gushya ndi gukurura inda, kuko tante imyenda yari yamaze kumuhiraho. Ndavuga ngo ese Mana, abantu bagiye guhurura baraza tante yambaye ukuri. Nsubira muri ya nzu, kinabashije gukurura n'ishuka twiyorosaga, ndaza ndayimwambika. Ndi kumwambika ishuka ndimo ndayimuzingiraho, hose yabaye inyama ntabona naho nyishyira. Yarambwiye ngo Berize umwana wamuzanye. Ndamubwira ngo namuzanye, ni muzima? Amubwira ni muzima. Arambwira ngo reka umwana. Berize mwana wanjye mpfuye nabi, Buriyera ubashije kurokora ubuzima bwe, uzamenyera umwana mufate nka murumuna wawe. Ibyo byose ari kubimbwira, yabimbwiraga avuza induru, ambwira ati ndababara, ndi gupfa nabi. Anyaka n'amazi yo kunywa ndayabura. Birababaje. Kuva kuwa kabiri ndanywa n'amazi nkumva nagamanuka, ndumva mu mutwe wanjye hari ibyuma gusa, no mu nda no mu mutima. Mama wacu namukundaga cyane, yari inshuti yanjye magara, yari byose byanjye. By'umwihariko umuryango wanjye na mama wanjye nta hantu dusigaye, yari byose kuri twe. Yaramuhangayikiye we n'umutware we, dufite Umukiza Jacques. Ndiga agahangayika ngo nabuze buri kimwe. Ni nawe twabanye igihe kirekire kurenza mama. Ikintu kimbabaje ni uko apfuye ntarabashimira, ariko nzashimira umutware we. Rero tante, abantu bavuga ibyo bashaka, ariko Imana yamuhaye igihe cyo kweza ubugingo bwe. Yari ari mu masengesho y'iminsi 7, yitabye Imana kuwa kabiri. Yari amaze gukora 3, n'uwo munsi biriya biba ntabwo yari ari kurya. Imana yamuhaye igihe cyo kwitegura. Kandi biriya byose nibyo, nubwo byabaye, nta kibazo na kimwe yari afitanye n'umutware we. Batandukanye no kuwa kabiri mu gitondo bari bavuganye.
murakoze kandi kudutabara. Kino nta kintu nabwira papa Leonce, ni uko kugira ngo nzarinde isezerano nagiranye na mama wacu, ndazajya ngira aho mpurira na Buriyera mu buzima bwe bwa buri munsi, nkaba ndi kumwe nawe mu gihe nkihumeka. Murakoze. murakoze. Kuri uyu munsi biragoye kugira icyo umuntu avuga ku buzima bwa Rosine. Mbere na mbere ndashima Imana, nshima namwe mwese mwadutabaye. Ndavuga gatoya kuko amasaha arimo kutugendana, kuko ibyo kuvuga byo ni byinshi, twabivuga bukira bugacya. Rosine yari umukobwa mwiza. Rosine yakundaga abantu. Rosine ntabwo yatoranyaga umuntu uwo ari we wese, umuntu wese yamufataga nk'undi. Rosine twabanaga, inshuro twabonanaga nyinshi n'amasaha ya mu gitondo. Uko agiye ku kazi twabaga turi kumwe, akansuhuza, twavuga amagambo make, agakomeza akajya ku kazi, ibindi bigakomereza kuri telefone. Ndashima Imana cyane ko Rosine yabonye umwanya wo gusenga. Rosine warasenze, nzi neza ko ijuru ryamaze kukwakira. Nshuti bavandimwe, ni ukuri uriya munsi wari mubi cyane. Rosine wapfuye ubabaye. Ndabyibuka umunsi wo ku cyumweru twahanye gahunda, urambwira ngo nyuma ya saa sita turaza kugenda, kandi koko twari dufite urugendo rwaho twari twateguye kujya. Ntabwo byakunze. Rosine inshuti yanjye, umukobwa wa Yesu, amagambo yo kukuvugaho ni menshi.